Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana. Ndaramukije aba muri Australia, ndaramukije aba mu Rwanda, ndabaramukije ababa mu Burundi, ndaramukije ababa mu ntuzenye mu Faransa, muri Mozambique, ababa muri Malawi, abo bose ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Ndaramukije abantu baba muri Amerika, ndaramukije abantu baba muri Canada, ndaramukije ababa mu bihugu bitandukanye bose, mu Bwongereza, ababa hariho hose babumva ubutumwa bwanjye. Nukuri amahoro y'Imana bane namwe aho musinziriye. Imana ibarinde imyuka mibi, ibarinde inzozi mbi, ibarinde bene data. Yesu Kristo abagire neza. Uyu munsi ndafite amasengesho. Uyu munsi shaka gusengera abantu bagenda baraboshwe. Mbese abantu bagenda baboshe nako. Abantu benshi bagenda baboshe, ntago bazi ko baboshe, babumva ko bari okay, ariko bagenda baboshwe. Haleluya. Yesu Kristo rero uyu munsi nshaka ngo dusenge kugira ngo iyo migozi Satani yababoshe maze icagagurike mu izina rya Yesu Kristo. Abo bose bagenda baraboshe, Satani yaboshe. Abo bose Satani yaboshe, abo bose tugiye gucagagura imigozi icagagurike mu izina rya Yesu Kristo. Imigozi icagagurike, imigozi ya Satani yababohesheje icagagurike. Ababoshwe n'abarozi, ababoshwe n'imizimu, ababoshwe n'amajini, ababoshwe n'ikina n'abapfumu, abo bose tugiye guhangana n'iyo myuka mibi mu izina rya Yesu Kristo. Aho rero ku izina banyita Pasikazi, nkaba ndi umukozi w'Imana, nkaba nkunda Yesu Kristo. Uyu munsi rero reka manze ndirimbe agakorasi gatoya bene data ku bantu batakazi, bakavuga ngo usinipite baba, ngo usinipite. Reka nkaririmbe rero, ariko ndagusabe mwene data aho uri hose, aho wicaye, mwami ni nako niwumva rino sengesho upfuka mahuri usenge kandi uconnecting n'ijuru. Haleluya. Mbese ntago ubizi, urashobora kubugenda uboshwe, ntubimenye. Bene data, kino gihe tugezemwo nicyo gusenga, kuko utasenga wese agiye gusigara. Haleluya. Reka ndirimbe rero. Usinipite Bwana, usinipite, unapogusa wengine nami niguse. Usinipite Bwana, usinipite, unapogusa wengine nami niguse. Usinipite Yesu, usinipite, unapogusa wengine nami niguse. Usinipite Baba, usinipite, unapogusa wengine nami niguse. Haleluya. Usinipite Yesu, usinipite, unapogusa wengine nami niguse. Data mu izina ryawe Yesu Kristo umunyanazareti, ndi imbere yawe Uwiteka Mana Nyiringabo, ndakuzaniye abantu bawe Uwiteka. Hariho abantu bagenda baraboshwe mwami Yesu, hariho abantu bagenda bakurura ikintu Satani yabashizeho mwami Yesu Kristo. Ndacagaguje imigozi ya Satani yabohesheje abantu bawe, ndacagaguje imyuka mibi mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu wese aboshe mu mwuka ndamubohoje mu izina rya Yesu Kristo, ndamubohoje mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwingiza Uwiteka, genda isi yose, abantu bawe bariko bararira, abantu bawe ntibari kubaronka ubafasha. Mana ndasengeye umuntu wari we wese uwutazi no cena n'uwo
zino cena ndakwingiza Uwiteka mwami ano masengesho agere ku muntu wari we wese aboshe mu izina rya Yesu Kristo. Ugende mwami Yesu bohoza abantu bawe mu izina rya Yesu Kristo. Reba data, hari abantu bawe Satani yanyaze, hari abantu bawe Satani yatwaye, hari abantu bawe Satani yakuye mu gakiza, hari abantu bawe Satani ariko arabaha amaguru, hari abantu bawe Satani ariko arabaha amaboko, hari abantu bawe Satani yaboshe bitunye. Yesu Kristo ndacagaguje imigozi yose Satani yaboshe mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Ndacagaguje imigozi yose iri mu mwuka iboshe mu izina rya Yesu Kristo. Iboshe abantu bawe ndababohoje mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu aho uri hose waraboshwe mu mwuka, ndategetse mu izina rya Yesu Kristo ubohoke. Ndacagaguje imigozi kuriko ndacagaguje mu izina rya Yesu Kristo. Widegembye imigozi iboshe amaguru yawe, imigozi iboshe amaboko yawe, imigozi kuboshe ndayicagaguje mu izina rya Yesu Kristo. Wakire kubohoka, wakire kwidegembya mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Uwiteka Mana Nyir'ingabo ndakwinginze urobike ya nkota yawe yaka umuriro, ucagagure imigozi yaboshe abantu bawe mu izina ryawe Yesu Kristo Munyanazareti. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyir'ingabo wiyerekane nk'ukuri Imana. Abantu bawe bari kubarakuririra, abantu bawe bari kubaragushaka, abantu benshi bari kugenda baraboshwe, abantu benshi bari kuragenda baraboshwe mwami ntibabimenye. Ndase ndabohesheje abadayimoni, ndabohesheje imyuka mibi irikira kurikirana abantu bawe mu izina ryawe Yesu Kristo Munyanazareti. Mu izina ryawe Yesu Kristo Munyanazareti ndabohoje abantu bawe ababosha amaboko abohewe inyuma, abo bose ndacagaguje iyo migozi babahesheje mu izina rya Yesu Kristo. Iyo minyururu y'abadayimoni, reba abantu bawe bararozwe, bagenda bararozwe batabizi, ndabohesheje icyo cyose cyaba kirabakurikirana mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Genda mwami Yesu Kristo ukora ibitangaza, uri Uwiteka n'iryo zina ryawe, uri Uwiteka nta yindi Mana iriho. Mwami Yesu waratsinze, ibuka kungene wagenda ikuzimu ukagenda ukaboha Satani ukamuzirika. Mwami Yesu dore rero mwami ndagusabye imbabazi, genda ku bantu bawe, Mwuka Wera genda ku bantu bawe mu izina rya Yesu Kristo. Genda mu isi yose mwami Yesu. Ndasengeye umuntu wari we wese, umuntu wari we wese ariko agenda aboshe mu mwuka, wa muntu we wakire gutabarwa, wakire gutabarwa mu izina rya Yesu Kristo. Akira gutabarwa, imigozi kuboshe mu mwuka ndayicagaguje mu izina rya Yesu Kristo. Imigozi kuboshe mu mwuka ndayicagaguje mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Kristo, rino shengesho Mana ndizera kuri kurabikora. Ubu ngubu ndiko nasenga, ndizera ko hari aburi kurabohora, ndizera ko hari aburi kuragira neza, ndizera ko hari abo mwami Yesu Kristo bakiriye gutabarwa nubwo batirareba ino video mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenga isi yose mwami, isi yose niyo ndiko ndavuga, genda ucagagura imigozi y'ababoshwe mu izina rya Yesu Kristo. Ugenda ubagire neza. Urakoze Yesu Kristo, sabye nizera kubikora kuri kurabikora ni mu izina ryawe Yesu Kristo waducunguje amaraso y'igiciro. Amena. Urakoze Yesu, habwa icyubahiro.